Shalom. Tugiye kuganira ukuntu urukundo rukora mu bantu. Urukundo rukorera mu bantu kuko gukunda no gukunda abandi. Kwikunda ni bibi cyane, ni naho icyaha cyavuye, kandi kwikunda nibyo bitwaje isi ya none igitugu. Mu rukundo habamo abantu babiri. Habamo ukunda, hakabamo n'ukundwa. Uwukunda ni utanga urukundo, naho ukundwa ni uwakira urukundo. Uko urukundo rwinjira mu mutima w'umuntu. Reka dukoreshe urugero rwumvikana abantu benshi tumenyereye. Reka dukoreshe urugero rw'umuhungu n'umukobwa. Ariko ndi kuvuga abafite icyo bagamije nyine bashaka umubano. Iyo umuhungu ahuye n'umukobwa, ikintu gihita kiza mu mutima w'umuhungu. Ashaka uburyo bwose yakwigarurira wa mukobwa akaba uwe. Ni ukuvuga akamuzana mu buzima bwe, akamuhora iruhande, akigarurira mbese umutima we. Nkuko nawe iyo uhuye n'inshuti yawe bwa mbere, uba wumva itakuva iruhande, uba wumva ahantu hose ugiye itari, uba wumva uyikumbuye. Ikintu cya mbere rero kiza mu mutima w'umuntu wakunze, ni uko aba yumva ko uwo yakunze yamuzana mu buzima bwe akaba muri we. Iyo umuntu rero wamaze kumugeza mu buzima bwawe, hari ibindi bintu bine bihita bikurikiraho byikora. Uba ushaka mbese kugira ngo umushimishe, anezerwe, ntave mu buzima bwawe. Icya kabiri gikurikiraho ni uko umwitaho, ukamugurira utuntu, ukamuha ibintu, ukamuha amagifti, byose mbese ugira ngo umushimishe atava mu buzima bwawe. Icya gatatu, ushaka uburyo wamuhindurira ubuzima. Nk'umuntu wakunze, umutima wakubwira icyo umukorera cyiza mbese. Icya kane, umuntu wakunze uramurinda kugira ngo atagira ikimuhungabanya, akumva atanezerewe hahandi wamushyize nyine mu buzima bwawe. Icya gatanu, umuntu wakunze wifuza ko akumvira, niyo mpamvu ushaka kugira ngo umuvugishe amenye ibyo ukunda kandi nawe abikunde. Ibi byose birizana, ntabwo bisaba kubitekerezaho cyangwa kubipanga. Kandi ubikora abikorera urukundo gusa. Aba agamije gusa kugira ngo uwo akunda amwizere. Nta yindi nyungu aba agamije ku ruhande uretse gushimisha wa wundi akunda. Kuko iyo ukunze umuntu akishima nawe biragushimisha. Reka rero ibintu bitanu tubonye hejuru tubibumbire mu ijambo rimwe ryo gukunda. Kuko gukunda ni ukwita ku muntu, ni ibikorwa ntabwo ari amagambo. Ninzajya mvuga ijambo gukunda, ugihite wumva bya bindi bitanu twavuze hejuru. Mbese kuzana umuntu mu buzima bwawe, ukamwitaho, ukamuhindurira ubuzima, ukamukunda mbese ukamutoza kugira ngo nawe akumvire. Ku ruhande rw'uwakunzwe we, ikintu uba ushaka ni ikintu kimwe gusa. Ikintu cyonyine gishimisha umuntu wagukunze ni uko umwizera, ukamwemera, ukamwumvira, ukamuba hafi. Ni ukureka mbese ibyo gukorera byose ukareka akabikora, mbese ukamwizera, ukamuha icyizere udashidikanyije. Iyo uhaye umuntu icyizere, umuntu ugukunda, urukundo rwanyu ntabwo rurangira. Aka gashusho k'urukundo gakora ahantu hose. Yaba mu rukundo rw'ababyeyi n'abana, usanga umubyeyi yita ku mwana, umwana nawe akamwizera akamugandukira. Yaba hagati y'umugabo n'umugore, umugabo akunda umugore akamwitaho, umugore nawe akamwizera akamugandukira. Yaba hagati y'umuntu n'Imana, Imana yita ku muntu, iyo umuntu agandukiye Imana, Imana iramukunda cyane. Yaba mu baturanyi se cyangwa mu bavandimwe, naho ni uko. Reka noneho turebe igisobanuro cy'urukundo. Urukundo rukora igihe umuntu akunda undi akamwitaho nta nyungu agamije. Uwo yakunze nawe akamwizera, akamwumvira kandi adashidikanyije. Reka dukoreshe urugero nzi rutajya rupfa kunyeganyezwa. Ni urukundo ruba hagati y'umubyeyi n'umwana. Nta kintu kijya gipfa kurunyeganyeza. Umubyeyi atanga ubuzima bwe bwose, agakora cyane kugira ngo abone uko arera umwana we, amushimishe, amugaburire, amwiteho, amuhe ibyo akeneye byose, amurinde, amwiteho mbese amutoza ubuzima kugeza igihe azamerera nkawe. Icyo umubyeyi aba agamije si inyungu bwite cyangwa se ngo umwana namara gukora ngo azamwishyure. Ahubwo aba ashaka ko umwana amererwa neza, akamwumvira, akamwubaha, akamwizera. Iyo umwana yishimye, nibyo kintu cya mbere gishimisha umubyeyi. Ku rundi ruhande, umwana nawe ushimira ababyeyi, akabubaha, akabumvira, baramukunda cyane, bakamutetesha. Bamuha mbese ibintu byose akeneye. Iyo abumvira akabereka ko abizeye. Nshuti zanjye rero, niba umuntu yagukunze yatangiye kukwitaho kandi nta nyungu ubona mbi ategereje muri wowe, uzamushimire, umwizere, ubimwereke. Urukundo rwanyu ntabwo ruzashira. Bana banjye, mwizere ababyeyi banyu, mubibereke, mubashimire. Ibintu byose babakoreye bazabakunda, bazabaho ibyiza byose mwifuza. Bagore, mugandukire abagabo banyu nk'uko mugandukira umwami wacu. Ibi byanditse mu Bafesi ibice 5:22. Mubizere, mubumvire, bazabakunda urudashira.
uzashimire Imana ibyiza byose yagukoreye, uyizere, urebe ngo ibyiza byose biraba ibyawe. Mu gitabo cy'Abatesaloniki ba mbere ibice 5:16 kugeza kwa 18 ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba, mu bibaho byose muhore mushima, kuko ari byo Imana ibashakaho muri Kristo. Urabona ko muri uyu murongo gushima ukagaragaza ko wishimye, ukishimira ugukunda, ukabimwereka, ukamwizera, ukamwubaha, ari byo bituma agukunda kurushaho. N'Imana rero izagukunda cyane. Hano hasi mu ncamake ya video cyangwa se video description ndahashyira liste y'imirongo ya Bibiliya itwereka ko kwizera no gushima Imana binezeza mu by'ukuri, kuko Imana ni nziza, iradukunda kandi dukunda urukundo rutaryarya, nubwo ahubwo usanga hari bamwe bayitotombera aho kwishima. Urukundo ni rumwe, ntabwo habaho inkundo nyinshi nk'uko Abagereki babivuga. Urukundo ni rumwe ruva ku Mana, kuko Imana ari urukundo kandi Imana ni imwe. Uko urukundo ruva ku Mana rugaragara ko rwita ku bandi, niko n'urukundo ruva ku bantu b'ingeri zose rwagombye kumera, rukita ku bandi nta nyungu rugamije, ahubwo urwakira nawe akizera, agashimira, akaganurukira uwamukunze adashidikanyije. Habaho urukundo rumwe gusa rw'ukuri, rugendana n'ibyiza ukorera abandi, kuko urukundo ni ugukorera abandi, ntabwo ari amagambo gusa. Hakabaho rero n'urukundo rw'urumamo cyangwa se rw'uburyarya rw'amagambo, rwa rundi rutagira ibikorwa. Muri Yohani wa mbere ibice 3:18 ngo bana bato twe gukundana urumamo mu magambo cyangwa ku rurimi, ahubwo dukundane mu byo dukora mu by'ukuri. Uru rukundo rw'urumamo ruturuka ku mwanzi, nta bikorwa byiza rugira, ahubwo ruba rwishakira inyungu. Ni urukundo rw'amagambo gusa. Wari wakunda umuntu ugatangira kumwitaho, ukamukorera ibyiza, ahubwo ho kugira ngo we abone ibyiza, agushime, akubone mu rukundo, amaso ye akarangarira bya bintu umuha. Uko akubonye akakubaza ibintu nk'ukwishyuza, biraryana mu mutima, uhita wumva wicujije icyo wamukundiye. Uramureba ukumva wapfushije igihe cyawe ubusa. Dufate nk'urugero, ugakunda nk'umukobwa, aho kugira ngo akwizere agatendera kumera nk'ukwishyuza, buri gihe uko akubonye akakubaza ibintu, biraryana cyane mu mutima. Uko niko n'abantu bamwe bameze ku Mana, ntibashima Imana kandi ntibanayizera, ahubwo bashaka bayisenge ariko hari ibibonwa n'amaso yakoze, baba bameze nk'abari kwiyishyuza. Iyo Imana ibahaye ikintu barayisenga, yaba nta kibahaye ahubwo bakayitotombera ntibayiteho. Ibi birayibabaza cyane kuko baba bameze nk'abari kuyituka. Ni nko kwa ukunda umuntu nyine, aho kugira ngo agukunde we akumva yaguhindura nka banki azajya akuramo ibintu, akamera nko kwishyuza ibintu byiza byose ngo utaramukorera. Muri Matayo ibice 6:24 ngo ntawe ukeza abami babiri, kuko yakwanga umwe agakunda undi, cyangwa se yagoma kuri umwe agasuzugura undi. Ngo ntimubasha gukorera Imana n'ubutunzi. Ntabwo wabasha gushimisha Imana umutima wawe urarikiye ubutunzi. Muri Yohani ibice 6 Yesu yagaburiye abantu 5,000, abagaburiye imitsima 5 gusa n'amafi 2. Bwakeye bamushakisha ahantu hose, nyamara bareba mu mitima arababwira ati igituma bamushakisha hasi no hejuru atari kumwizera, ahubwo ni ibiryo yari yarayabahaye. Bose bahise bigendera bamushiraho. Twirinde rero urukundo rw'urumamo rugamije inyungu. Ibi nibyo bituvana mu rukundo nyakuri rw'Imana, ahubwo dukundana urukundo rw'ibikorwa, tugirirana neza, dukorana ibyiza kandi twizerana. Nirwo rukundo Imana ishaka ko abantu bakundana. Kandi urukundo turukundanye, isi yamera nziza, yamera nka paradizo.